cya shitani cyarakaye. Umusore utangiza ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bana we. Nta muntu ntabwo wandanza amafi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Work in China rather to be in Tata wafite karisimbi. Abikunda simbo. Yo, what's up, beautiful ladies and gentlemen? Let me hope that you are fine. My name is Badoning Hibisanzwe. Iyi ni DON TV. Manje kugeza amakuru menshi y'imyidagaduro bagiye atandukanye. Nkuko ubimenye njyango bizi neza cyane ko iyi ngiyi ariyo platform ukuraho breaking news za fresh cyane. Mwijwi nk'iri ngiyo rikumva ibintu byose ari neza kuri show nk'iryo ngiryo uri kubona kuri screen yawe. Nyine ibintu byose ari neza kabisa. Rero njyango abo ngubu mbangarutse kugira ngo nguhereze ibyo nkugomba kugira ngo nguhereze amakuru nkugomba ubundi buriya bitambo byose ntanga ibitambo byigiye ntanga ibitambo byigiye kugira ngo ntegure amakuru nk'aya ngaya dutanga ibitambo byigiye kugira ngo dutegure amakuru nk'aya ngaya twirwe ku mbuga dushaka amakuru nk'aya ngaya tuyabagezeho. Ikintu no busabwa ni kimwe nuko ukada subscribe ugafunga notification ugakanda like kuri cyo kiganiro kugira ngo twereke ko turi kumwe kandi unyurwa n'ibyo dukora umunsi ku munsi. Ubundi hanyuma natwe tugakomeza tukakugezaho amakuru uko bwije nuko bukeye kandi nta kiguzi na kimwe bisabye. Juste ko waguze bando zawe ukaza ukicara natwe hano kuri DON TV tukakuganiza tukakugezaho inkuru zigiye zitandukanye. So ngira ngo rero mu minsi yashize nkuko mwagiye mubona Yago arimo arakora icyo bise kumena hasi umuceri, kurekura amabombe, avuga ati ghetto youth big energy biza kugenda bikomeza bigorana. Bavuga ati Yago afite agatsiko k'aba big energy, bavuga ati Yago yihaye abantu, bavuga ati Yago yaje, induru zavuze, bigana ari gukora bikarebwa cyane ndetse bidasanzwe nkuko byari bimeze. Ngo byamwongera imbaraga zo kuza kaza muri showbiz n'ubundi nkuko bari baramuzimije, ariko aravuga ati reka nkore muri buno buryo kugira ngo ibiganiro byanjye byongere bigire viewership, abantu barabireba koko. Ku buryo asuraga ikiganiro na n'ubu ngubu ugasanga mu gihe kugipremieringa gikurikiwe n'abantu bageze mu bihumbi 2-3, kandi ntabwo ari ibintu bisanzwe, ntabwo ari abantu benshi ibyo bintu bikunze ko ku biganiro byabo hano mu Rwanda. Yago rero bitewe nuko tuba twiteze ko agomba kurekura imiriro, agomba kurekura amabombe, icyo gihe abantu bose bategereje ngo barebe ngo Yago imeze tubone imeze nka bya bindi byo muri COVID-19 twicaye dutegereje inama ibyavuye mu nama za ministry. Yo njyango rero mwagiye mubyumva ko Yago yavugaga yuko ubundi ngo obita Bruce Melody ndetse na Sabe bari mu bantu bagomba kumusaba imbabazi. Avuga list y'abantu benshi kabisa bagomba kumusaba imbabazi, abo nabo bashyira arangirana n'abitsinda yabatanga bagomba kumusaba imbabazi. Ibintu induru ziravuga, bamwe bakagenda bavuga ati Yago hanga ari kwikira ntabwo rwose Bruce Melody ashaka kumusaba imbabazi, abandi bakajya bavuga ati reka ba Saberika ukuva nyine ko ari ibintu bidashoboka. Ariko uko bwije nuko bukeye bamwe bagiye bamusaba imbabazi, barimo ba Titi Brown, abarimo ba Philipita ndetse n'abandi bagiye bati mwana dushaka kuba twaraguhemukiye, twakoze ibingibi ntibyagushimisha, twakoze ibingibi ariko tubabarire. Sometimes bagiye umuntu asaba imbabazi wenda atari ko bikwiye ku mutima, ari ukugira ngo arenzeho, ari ukugira ngo yereke abantu ko yaciye bugufi, ari umuntu uri hambo cyangwa iki, ariko at least no kubisaba no kubatireka nsaba izo mbabazi, kuko hari abenshi binangira imitima ntibabikore, ariko atuse no kubikora ni ibintu bigaragaza nyine ko hari ukuntu basi umuntu nyine after mindset iri smart nawe kandi ari mu big energy. Nara mu big energy rero no munsi nibwo haje kujya hanze amashusho bivugwa yuko ngo ubundi Bruce Melody ndetse na Sabe biteguye cyane kwishara hamwe na Yago bagasasa inzobe, bakareba hano ibintu byagiye bifira amakosa bagiye bakora bakayicuza. Bagapfukama bakubikaga impanga zabo ku birenge bya Yago, bakavuga ati mukuru wacu tubabarire, muhungu wacu tubabarire, bagiye uduhereza ukuboko uratuzamuye, tubabarire twaraguhemukiye ariko tugusabye imbabazi. Biwundi ko biri bishobora kuzatungurana ubonye Bruce Melody rwose yagiye kuri kamera agapfukama ati Yago rwose muhungu wanje wamfashe ukuboko nta kutangiriye, ndagusabye imbabazi, agapfukama amaboko kayamanika na za brage ze nyinshi akazishyira ku ruhande akabivuga ari seriye. Yago yamara Sabe yamara gukira akaguru kamaze kumera neza, nitugira amahirwe ntagendere mu kagare akaba ameze neza, nawe akajya hari akavuga ati rwose
Yago amasengesho yawe narayabonye ntabwo yanguye neza mu by'ukuri nanjye naguye mu ntabwo nakubereye inshuti nziza ntabwo na muri make twabanye neza ariko at nciye bugufi imbere yangu usabye imbabazi tukazabona ibintu amashusho nkayo ngayo buri muntu wese bati Yago naramuhemukiye cyane ko ari ibintu byagaragaye cyane ko abantu benshi bagiye bagaragaza ko Yago abantu bagiye bamubangamira kandi natwe wenda nk'abantu tukunda gukurikira imyidagaduro cyane ibintu byakunze kugaragara kuko Yago byo bamwituniye igihe kinini kuko nawe wenda sintekeza ko nimba usibye wenda kugendera mu wagenda mu kigare kumva Yago aririmba sinzi niba wenda wabumva yuko ari we muntu wa mbere hano mu Rwanda uririmba nabi cyangwa nimba nta ndirimbo ze wigeze ukunda ku buryo umuntu yavuga ngo uno muntu agomba kuririmba tumukuremo kandi ngo wajye ubyumva amabombe yagiye arekura ibyinshi ibintu yagiye avuga bigaragara ko ari ukuri kugaragaza ko ari abantu runaka batifuza ko akora byo bagiye bavuga ndetse sometimes bakivugira muri public abati Yago ntago agomba kongera gukora imiziki ntabwo azongera guhitinga ntago azongera kugira ate ndetse bakagenda bamukomanyiriza ni ibintu byagiye bigaragaza ko byanyabyo Yago yarabangamiwe mu gihe kitari gitoya nubwo sometimes abantu bavuga ibintu babatireka bingibi ntabwo ari byo ariko Yago yarabangamiwe ariko bizari ibintu bishimije cyane kubona Bruce Melody yapfukamye bati Yago ndagusabye imbabazi tukabona mu Rugisabira avuze ati Yago ngusabye imbabazi naraguhemukiye ariko umuhungu wanjye mbabarira ni ibintu bizabirenze ibi bintu rero byaje kuba bigaruka ndetse bitungura abantu bwo umugabo bita Gaba Safari uri no gukorana na Yago cyane muri no minsi bisa na hari boss we hari ukuntu uri uko biri kose umukire yafite amafaranga avuga ibyo avuze bikumvikana yaraje arangije abwira Yago ko atagomba kujya kuri kamera ngo atuka abantu Yago arabyemera amusaka kudakomeza kurekura amabombe Yago arabyemera avuga ati amatiku nyavuyemo aramwumvira bitewe nuko afite umufungo Agaba Safari rero yaje gufata avuga ati reka mvuge na Bruce Melody aramuhamagara Bruce Melody avuga ati rwose Agaba Safari njyewe ndi tayari ko nicara hariya tukicara abantu bakuru tukabiganiraho byose bigakemuka izo mbabazi nkazisaba aba Big Energy bose nkabasaba imbabazi niba uri mu Big Energy Bruce Melody akaza akagusaba imbabazi ibyo birarangira babyumvikanaho ndetse arongera ahamagara Sabe avuga ati Sabe rwose ihangane pole sana uraza kumera neza uraza gukira turaza kugusengera ibintu bigende neza avuga ati ariko ufitanye ibibazo na Yago kandi bigomba gukemuka tugomba kwicara tugashakira umuti Sabe aravuga ati rwose ngiye rwose Agaba Safari tugomba kwicara tukabishakira umuti ibyo bintu ni ibintu biri easy turi abantu b'abagabo mu by'ukuri Yago hari uburyo yamfashijemo hari uburyo twafatanyije ku buryo byaba byiza twiyuze tugongera tugakorera mu murongo umwe bivuze ngo bose bari tayari guca bugufi bagasaba imbabazi Yago nk'uko yabivugaga vuga ati abantu bagomba kwicara bakasaba imbabazi abo ni bamwe harimo nko bitamo muri Ndahabi Irene utaragira side agaragaza ko ariho ariko ntekeza ko buriya iyo umuntu atangiye kubona ko abantu bari kukwiyungaho bari kuzana ngo muhuze imbaraga nabo baraza nawe ari igihe tuzabona wenda yaciye kuvuga ati rwose ahangaha Yago nanjye ndemeye kugusaba imbabazi ntabwo nakubereye mwiza ntabwo twabigendanyemo neza narakubangamiye ndagukomanyiriza ngirane ariko bose bagasaba imbabazi ngo nabyo bintu bizatuma none twongera kubona showbiz yacu hano mu Rwanda iri kugenda neza nta matiko arimo abantu ba promoters bacu dufite bano ba bloggers bose bari gukorera mu murongo umwe ibintu ari bizima iki gihe Yago ubwo tuzongera no kumubona kamwe mu Yago hano mu Rwanda yavuye muri Uganda aho ari mu buhungiro aho yita ko ari mu buhungiro Yago hano mu Rwanda none ari mu marakwita za show z'imiriro zanze twari tumumenyereho bundi ura niyo miziki yanayikoreba namusupporting ntawamenya kuko n'ubundi ntekeza ko kutabikora ntabwo ari uko wenda Yago atabibashaga cyangwa ari iki ahubwo ni kakandi karimo hagati yabo nyine vuga ngo ntabwo no muntu tumukeneye nguko biri kose ayo mashyi namara kuvamo basabanye imbabazi bazongera bakorera mu Yago bamuhosting ajye kuririmba indirimbo ze zirimo nibitangaza kuri Isimbi TV ndetse kandi yanakorane collabo na Bruce Melody tubone muri 155 AM havuyemo collabo ya Yago n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye so reka dukomeze tubihanga amaso rero ubwo gusa icyo ngicyo ni ikintu gihari Yago mu minsi mike dushaka kongera kumubona Yago hano mu Rwanda yaje nyine n'uri gukora shows nk'ibisanzwe ibintu ari neza cyane kabisa reka rero ngushimiye ko waduhaye umwanya ugakurikira ibiganiro bya DON TV nizeye gukomeza kubana natwe kandi subscribe gafunga notification kandi kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 ibiganiro byacu bikugereho nta update nimwe gucitse so rero gikomeza ubane natwe gutugushimiye ko wahigize amahitamo meza yo kwicara ugakurikira ibiganiro byacu Astra Vista Imana ikomeze kukurinda.